impyiko ni kimwe mu bice bigize umubiri bikora imirimo ihambaye ndetse ku buryo iyo zirwaye cyangwa zangiritse bigira ingaruka ku mikorere y'umubiri wose. Umuntu afite impyiko ebyiri ziba mu gice cy'ahegereye mu mugongo ahagana hepfo. Mbere yo kubaganiriza ku bintu 12 ukwiye kumenya ku mpyiko, ndabasuhuje kandi bashimiye kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, bityo baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose kuri YouTube, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Niba ukunda ibiganiro tubagezaho mu kubungabunga amagara ya muntu, nyaboneka kanda like kandi urusangiza igitekerezo cyawe muri comment. Ikindi kandi ntukwiye kwikunda ngo wihererane ubu butumwa mu gihe wabumenye. Nyaboneka usangiza inshuti n'abavandimwe kandi ubabwire nabo babisangiza abandi kugira ngo ubu butumwa bugere kuri benshi nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Mizero Crispe. Bahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe ibintu 12 ukwiye kumenya ku mpyiko. Icyambere, muri buri mpyiko habamo hafi miliyoni y'utuyunguruzo tw'amaraso tuzwi nka nephrons. Utu nitwo dutuma imyanda yose iva mu maraso isohokera mu nkari. Icya kabiri, burya abantu bose ntago tugira impyiko zingana, ahubwo ubunini bwazo buterwa n'umuntu kuko ukabyibuha niko nazo ziyongera. Icyakora muri rusange igipimo cy'impyiko ni hagati ya santimetero 5 na 7 n'igice mu bugari ndetse na santimetero 13 mu burebure. Icya gatatu, impyiko nizo zishinzwe kuringaniza igipimo cy'amatembabuzi mu mubiri. Niyo mpamvu burya iyo umubiri wabuze amazi hakorwa inkari nkeya. Icya kane, ugereranyije ku munsi mu mpyiko hanyura litiro 400 z'amaraso zihatunganyirizwa. Icya gatanu, buri munota impyiko zitunganya hafi litiro 1.3 z'amaraso ndetse zigakora inkari zenda kungana gutyo ku munsi. Icya gatandatu, iyo impyiko zibonye impinduka mu muvuduko w'amaraso uba muke zihita zohereza ubutumwa mu mitsi y'amaraso ngo yiyongere, bityo umuvuduko w'amaraso ukongera ukazamuka. Icya karindwi, iyo impyiko kandi zibonye impinduka mu gipimo cya oxygen mu maraso yamanutse, zirekura umusemburo utuma hakorwa izindi nsoro zitukura, kubera ko insoro zitukura arizo zikwirakwiza oxygen mu maraso. Icya munani, kuri iyo ubona inkari zisa umuhondo biterwa na bilirubin. Icya cyenda, nubwo dufite impyiko ebyiri ariko niyo waba ufite impyiko imwe nta kibazo irakora, gusa ugasabwa kugira ibyo wigengesera nko kunywa inzoga no gukoresha imiti imwe n'imwe. Icya 10, burya ku mpyiko niho haherereye imvubura zizwi nka sirenares cyangwa se adrenalis. Izi zikora imisemburo nka cortisol ndetse na adrenaline, kandi izi mvubura zigenda zigabanyuka mu bunini. Umwana iyo avutse ziba zenda kungana n'impyiko, ariko iyo ushaje zisigara zingana no hafi ya milimetero 3. Icya 11, burya impyiko nizo zishinzwe gutuma vitamine D yo mu mubiri ikora. Icya 12, impyiko nizo zishinzwe gukora inkari. Iyo uruhago rugeze muri 1/2 ngo rwuzure inkari, niyo mpamvu ubwonko buhita bukubwira ngo ujye kunyara. Reka tubashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, aho kuri iyi nshuro twareberaga hamwe ibintu 12 ukwiye kumenya ku mpyiko. Bityo mu kiganiro cy'ubutaha tuzarebera hamwe ibiryo cyangwa se ibiribwa 10 byafasha impyiko zawe gukomeza kugira ubudahangarwa no gutuma zikomeza gukora neza. Bityo reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose kuri YouTube, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Niba ukunda ibiganiro tubagezaho mu kubungabunga amagara ya muntu, nyaboneka kora like kandi udusangiza igitekerezo cyawe muri comment. Ikindi kandi
ntukwiye kwikunda ngo wihererane ubu butumwa mu gihe wabumenye. Nyaboneka bisangiza inshuti n'abavandimwe kandi ubabwire nabo babisangiza abandi kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro Amagara ni ubukungu kuri Mizero Media, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Mizero Crispin. Amahoro y'Imana bane namwe kandi mbifurije kugira ubuzima buzira umuze. Kurya indyo iboneye uretse kuba biturinda indwara zinyuranye, burya binadufasha gutuma imibiri yacu ikora neza kandi tukabaho ubuzima bwiza. Ibiryo umuntu amaze kurya bigeze mu mubiri, umubiri ukuramo ibyo ukeneye, ibisigaye bigasohoka nk'imyanda. Gusa rimwe na rimwe hari igihe iyo myanda yose idasohoka, bigatuma imyanda isigaye mu mubiri ihinduka uburozi bwangiza byinshi, cyane cyane inyama zo mu nda zishinzwe gusukura no gutunganya umubiri. Ese wari uzi ko inyama zangizwa n'imyanda isigaye mu mubiri bitewe n'ibiryo wariye ahanini ari umwijima ndetse n'impyiko? Izi nizo nyama zikora isuku mu mubiri wa muntu. Reka nkumare impungenge ko tuza kugera ku musozo w'iki kiganiro umaze kumenya ibiribwa byagufasha kubungabunga imikorere y'impyiko zawe. Mbere yo kubaganiriza ku biribwa 10 byagufasha kubungabunga ubudahangarwa bw'imikorere myiza y'impyiko zawe, ndabasuhuje kandi mbashimiye kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya aho tubungabunga ubuzima bwacu. Bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba kandi nibwo buryo rukumbi buzajya butuma uhora ubana natwe kandi ukabona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira ukajya uhora ubana natwe. Ushobora kandi kudusangiza igitekerezo cyawe muri comment ku nkuru tubasangiza, ugakanda like ndetse ugasakaza ubu butumwa ukora share ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki ni ikiganiro Amagara ni ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, naho ijwi mwumva amazina yanjye nitwa Mizero Crispin. Mbahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza ku biribwa 10 byagufasha kubungabunga ubudahangarwa bw'imikorere myiza y'impyiko zawe. Iyo ufite impyiko zikora neza, bigufasha gusohora imyanda myinshi mu mubiri wawe binyuze mu nkari. Aha twavuga gusohora isukari idakenewe ndetse bikanagufasha gusohora amazi yabaye menshi muri wowe cyangwa se yarenze igipimo. Mu biribwa byinshi kandi bigirira umubiri akamaro, hari ibyo kurya ukwiye kwitaho cyane kugira ngo impyiko zawe zikomeze gukora neza kandi ubashe no kuzirinda indwara zinyuranye. By'umwihariko ibi biribwa ni ingenzi ku bafite uburwayi bw'impyiko kimwe n'abari ku mashini zibavomamo ibidakeneye mu mubiri, ubwo ni dialysis. Ikiribwa cya mbere ni poivro. Niba ufite ikibazo cy'imikorere y'impyiko, uru ruboga rufatwa nk'ikirungo ntiruzabure mu rugo iwawe mu byo kurya ugomba kurya. Impamvu nyamukuru ni uko poivro zirimo potassium nkeya kandi ikungahaye kuri vitamine A, B6, B9, vitamine C ndetse na fibre. Muri poivro kandi dusangamo lycopene, ikaba ifasha no kurinda kanseri zinyuranye. Uburyo bwiza bwo kurya poivro ni ukuzirya zitogosheje ku kariro gake, kuzirya salade cyangwa se kuzinyuza mu mavuta zikaba imijugwe, imitura, mbese zidahiye neza. Ikiribwa cya kabiri, amashu. Mu mashu dusangamo intungamubiri zinyuranye zifasha guhangana na kanseri kimwe n'indwara z'umutima, kuko burya amashu akungahaye kuri vitamine K ndetse tunasangamo vitamine C, vitamine B6, vitamine B9 na fibre. Kimwe na poivro, amashu nayo arimo potassium nkeya. Amashu mu kuyarya nayo ni kimwe na poivro, ushobora kuyarya ari mabisi, ukayarya kuri salade, ukayatogosa cyangwa se kuyanyuza mu mavuta akanya gato akaba imijugwe, imitura nk'uko twatumaze kubibabwira kuri poivro. Wakoresha ubwoko bwose bw'amashu, yaba amashu asanzwe cyangwa chou fleur, gusa ukazirikana ko chou fleur yo irimo vitamine K nkeya ugereranyije n'amashu y'ibibabi. Tungurusumu. Tungurusumu nazo ni nziza cyane iyo bigeze ku kubyimbura no kugabanya igipimo cya cholesterol mu mubiri. Si ibyo gusa, tungurusumu ibuza amaraso kwipfundika kuko bishobora guteza indwara zinyuranye cyane cyane iz'imitsi.
Tungurusumu kandi zinafasha gusohora imyanda mu mubiri ndetse n'uburozi. Mu gukoresha tungurusumu ni byiza kutaziteka kuko iyo uzitetse uba uzambuye ubushobozi bwo kubyimbura no kubuza amaraso kwipfundika, ahubwo ushobora gukoresha ifu yazo cyangwa se ukazikatagura ku byo kurya bihiye mbere cyangwa biri hafi gushya. Aha tubyumve neza ko guteka tungurusumu zigashya bizambura ubushobozi bwo gukora ibyo zafasha umubiri wawe. Ibitunguru bikungahaye kuri flavonoid, cyane cyane iyitwa quercetin. Iyi quercetin ifasha mu kubyimbura kandi ibuza kuba hari imyanda yaguma mu mitsi y'amaraso, ndetse inafasha mu gusohora uburozi mu mubiri kandi no mu kurinda indwara z'umutima na kanseri. Kuba ibitunguru bifite potasiyumu nke ni byiza ku mpyiko zawe, ndetse binarimo chrome, umunyu ngo gufasha umubiri mu gutunganya ibinure, proteine n'ibinyasukari. Ibi nabyo ushobora kubikatira ku byo kurya ugiye kubyarura cyangwa se ukabirya ari salade. Icya 5, pome. Imvugo yabaye kimomo ivuga ko uramutse ubashije kurya pome imwe ku munsi byakurinda kujya kwa muganga. Burya pome zikungahaye kuri fibre kandi izwiho kubyimbura no kugabanya cholesterol mbi mu mubiri, kurwanya kwituma impatwe no kurinda indwara z'umutima na kanseri zinyuranye. Pome wayikoresha mu buryo bunyuranye. Ushobora kuyirya nk'urubuto, kunywa umutobe wayo cyangwa se apple cider vinegar. Dukomeje kubashimira kuba mukomeje kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, aho kuri iyi nshuro turi kurebera hamwe ibiribwa 10 byagufasha kubungabunga ubudahangarwa bw'imikorere myiza y'impyiko zawe. Bityo baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira ni abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye amakuru yo kubungabunga ubuzima bwabo, ndetse ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Reka dukomereze ku cya 6 mu biribwa 10 byagufasha kubungabunga ubudahangarwa bw'imikorere myiza y'impyiko zawe. Inkeri mu moko yazo yose, zaba cranberry, blueberry, raspberry ndetse na strawberry, ni utubuto twiza tw'ingenzi ku mikorere y'impyiko zawe. By'umwihariko cranberries zizwiho kurinda ubwandu bw'umuyoboro w'inkari ndetse zikanarinda kanseri n'indwara z'umutima. Blueberries z'ibara ry'ubururu zizwiho gusukura umubiri kandi zinarimo manganese ifasha amagufa gukomera, zikagira vitamine C, fibre hamwe n'ibirinda kubyimbura mu mubiri. Muri raspberries ho by'umwihariko harimo ellagic acid, ikaba ica intege uburozi buri mu mubiri bwakwangiza impyiko. Muri raspberries kandi tunasangamo vitamine C, manganese ndetse na fibre. Ibi biziha ububasha bwo kurwanya kanseri no kuyibuza gusakara mu mubiri. Inkeri za strawberries nazo zikize kuri fibre, manganese na vitamine C, ndetse zinarwanya kubyimbirwa zikanarinda kanseri zinyuranye. Inkeri mu moko yazo yose zishobora kuribwa zihiye, zumye cyangwa se ukanywa umutobe wazo, byose biremewe. Cya 7, imizabibu itukura. Kuba imizabibu itukura bituruka kuba harimo flavonoid zinyuranye. Izi ni nziza ku mikorere y'umutima kuko zibuza ko amaraso yipfundika. Ibi binafasha impyiko mu mikorere yazo, dore ko ari nazo zishinzwe gusukura umubiri. Imwe muri flavonoid ariyo resveratrol ituma hakorwa nitric oxide ihagije, ikaba igira akamaro mu gutuma imikaya iruhuka, bigafasha amaraso gutembera neza. Imizabibu ni byiza kuyirya hagati y'amafunguro cyangwa kunywa umutobe wayo mu gihe uri kurya. By'umwihariko uramutse ubaye ufite firigo ukabikamo imbuto zazo ukaza kuzirya zikonje, burya bikiza inyota, ariko nujya kuzigura uzahitemo izifite ibara ry'umutuku wijimye cyangwa se izisa na mauve. Cya 8, umweru w'igi. Burya umweru w'igi ugizwe na proteine gusa. Uretse ibyo kandi unakungahaye kuri amino acids nyinshi. Niba ufite impyiko zidakora neza, ni byiza kurya umweru w'igi wonyine gusa kuko harimo phosphore nkeya ugereranyije n'inyama n'umuhondo w'igi. Ushobora kurya umweru w'igi ritogosheje cyangwa se ugakora umureti wawo gusa. Cya 9, amafi. Amafi nayo ni isoko nziza ya proteine, ndetse ku barwayi b'indwara z'umutima na diabete bagirwa inama yo kurya amafi byibuze 2 mu cyumweru, kuko uretse kubamo proteine kandi amafi anakungahaye ku binure bya omega 3 bizwiho kurwanya kubyimbirwa. Amafi arinda indwara zinyuranye nka kanseri n'indwara z'umutima. Amafi kandi akungahaye kuri omega 3 twavugamo amafi ya salmon, amafi ya tilapia, amafi ya mackerel ndetse n'andi. Cya 10, amavuta ya elayo.
Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu baba mu bihugu aho amavuta ya elayo akoreshwa yonyine bafite ibyago bike byo kurwara kanseri n'izindi ndwara z'umutima. Impamvu ni uko amavuta ya elayo ari meza ku mpyiko, by'umwihariko ni uko akungahaye kuri aloic acid, bikaba ibinure birwanya kubyimbirwa ndetse bikanarinda uburozi mu mubiri. Aya mavuta kandi akize kuri polyphenol, zikaba nazo zikora akazi kamwe na oleic acid. Aya mavuta wakoresha extra virgin cyangwa virgin gusa niyo aba ari umwimerere, by'umwihariko mu kuyagura ukareba ko igihe cy'isarura, ubwo ni harvest time, kirenze byibuze amezi 15, muri make ari amavuta akuze. Mu kuyatekesha ntuyacamusha, ahubwo ushobora kuyasuka ku byo kurya bihiye, kuyashoreranya n'ibyo utetse cyangwa se kuyashyiramo bitangiye gutogota. Reka tubashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho kuri iyi nshuro twareberaga hamwe ibiryo cyangwa se ibiribwa 10 byafasha impyiko zawe gukomeza kugira ubudahangarwa no gutuma zikomeza gukora neza, bityo ubutaha tuzabaganiriza ku bimenyetso 10 bindi byakwereka ko impyiko zawe zirwaye cyangwa se zifite ikibazo. Reka dusoze mbashimira kuba mwabanye natwe, ariko mbibutse ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media, ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza ndetse basobanukirwa uburyo babungabunga ubuzima bwabo. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ushobora kandi kudusangiza igitekerezo cyawe muri comment ku nkuru tubasangiza, ugakanda like ndetse ugasakaza ubutumwa ukora share, ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, naho njye mwabanye nitwa Mizero Crispin. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi tubifurije kugira ubuzima buzira umuze. Impyiko zikora nabi zigaragazwa n'imihindagurikire mu mikorere isanzwe y'umubiri, kubera ko impyiko ni igice cy'ingenzi mu mubiri gikora mu gusukura no kuyungurura amaraso, ziyakuramo imyanda igasohoka mu mubiri binyuze mu kunyara. Impyiko zitangiye kubura ubushobozi bwo gutunganya no gukura imyanda mu maraso ku buryo buhagije, tuvuga ko icyo gihe impyiko zitagikora neza. Gusa ibimenyetso by'impyiko zidakora neza biragoye kugaragara iyo bikiza, ariko kubibona hakiri kare ni ingenzi cyane kandi bifasha mu kuzivura hakiri kare, bityo bikazirinda kwangirika. Mu kiganiro cy'ubushize twabonye ko umuntu agira impyiko ebyiri ziba ku gice cyo hasi gato ku nda hafi y'imbavu ahegereye umugongo, bityo muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 10 byakwereka ko impyiko zawe zifite ikibazo cyangwa se zirwaye, kugira ngo unyarukire kwa muganga. Mbere yo kubaganiriza kuri ibimenyetso, ndabasuhuje kandi bashimiye kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya. Nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media, ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose, Facebook, Instagram na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ushobora kandi kudusangiza igitekerezo muri comment ku nkuru tubasangiza, ugakanda like ndetse ugasakaza ubutumwa ukora share, ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, naho njye mugiye kubana nitwa Mizero Crispin. Mbahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 10 byakwereka ko impyiko zawe zifite ikibazo ukwiye kugana kwa muganga. Ikimenyetso cya mbere ni kunyaragura cyane. Kunyara inshuro nyinshi cyane cyane nijoro bishobora kuba ikimenyetso cy'impyiko zikora nabi. Ibi bishingiye ku kuba iyo tuyunguruza tw'impyiko twangiritse byongera ubushake bwo guhora ushaka kunyara, kuko tuba tudashobora gufunga inkari. Gusa aha mukwiye kwitonda, kuko ibi bishobora no kuba ikimenyetso cy'ubwandu bw'umuyoboro w'inkari cyangwa se kubyimba kwa prostate ku bagabo. Ikimenyetso cya kabiri, amaraso mu nkari.
Impyiko zikora neza ntizigomba gusohora uturemangingo tw'amaraso mu mubiri. Akamaro kazo ni ukuvana imyanda mu maraso ubundi agakomeza gutembera mu mubiri bisanzwe. Impyiko zikora nabi, uturemangingo tw'amaraso dushobora gutangira gusohoka mu nkari. Ibi bishobora kuba ikimenyetso cy'uko zikora nabi kuko uba batangiye kuzana utubuye mu mpyiko, kidney stones, tumor cyangwa se infection. Ikimenyetso cya gatatu, kubyimbagana no kwiyongera ibiro cyane. Impyiko zikora neza zifasha umubiri mu kwikiza imyanda n'uburozi bitandukanye biba biwurimo bigasohokera mu nkari. Iyo impyiko zidakora neza, ayo mazi yose yigumira mu mubiri bikaba byatera ingiramubiri guhorana amazi menshi, edema ndetse no kwiyongera ibiro. Ikimenyetso cya kane, guhora unaniwe no gucika intege. Akenshi kunanirwa biterwa no kubura umusemburo witwa EPO. Akamaro k'uyu musemburo mu mubiri ni ugutuma insoro zitukura z'amaraso zikorwa cyangwa se ziremwa. Izi nsoro zitwara umwuka mwiza wa oxygen ku turemangingo dutandukanye mu mubiri. Iyo impyiko zidakora ku buryo buhagije umusemburo wa EPO, bituma insoro zitukura zigabanuka, bityo ugahorana umunaniro no gucika intege buri gihe. Ikimenyetso cya gatanu, kuzamuka k'umuvuduko w'amaraso. Impyiko zangiritse ntago zishobora kuringaniza neza umuvuduko w'amaraso. Imbaraga amaraso acana mu miyoboro yazo atuma imiyoboro y'amaraso mu mpyiko irushaho kwangirika no gukomera cyane. Ikimenyetso cya gatandatu, guhorana imbwa ku mikaya. Impyiko zikora nabi bitera imyunyungugu itandukanye mu mubiri kutagira urugero ruhagije. Calcium na phosphore zitangira kugabanuka mu mubiri, bityo imikaya igahora yikanya. Ibi bizwi nko gufatwa n'imbwa, bikunze kuba ku bakinnyi ba ruhago. Ikimenyetso cya karindwi, urufuro mu nkari. Iyo nyari inkari ziri mu rufuro bishobora kwerekana ko hari proteine ziri gusohoka mu nkari. Uru rufuro akenshi ruba rumeze nk'urwo ubona iyo uri gukubita amagi. Nuramuka ubibonye uzamenye ko ari proteine za albumin ziba zasohotse mu nkari, bityo nyaboneka uzagane kwa muganga. Ikimenyetso cya munani, kuzana ibiheri biryaryata. Iyo imyanda kimwe na acide yitwa uric acid bimaze kuba byinshi mu mubiri, bitangira gutera uruhu ibituri ku ruhu. Ibi biheri bishobora no kugira ibara ritukura riba ryatewe na acide nyinshi iri mu mubiri. Zirikana ko ibiheri bitukura kandi biryaryata bishobora kuba ikimenyetso cya uric acid nyinshi mu maraso yawe, bityo nubibona uzahite unyarukira kwa muganga. Ikimenyetso cya cyenda, umutima guteragura cyane. Mu gihe impyiko zangiritse bishobora gutera potassium nyinshi mu maraso. Ibi bituma umutima uteragura cyane. Niba wumva umutima uteragura cyane ku buryo rudasanzwe, nyaboneka wikwicara mu rugo gusa, gana kwa muganga. Ikimenyetso cya cumi, guhorana iseseme no kuruka. Iyo imyanda ikabije kuba myinshi mu mubiri kubera impyiko zitayisohora uko bikwiye, umubiri utangira gushakisha uburyo bwose uyikiza. Ibi nibyo bituma ugira iseseme ugashaka kuruka kugira ngo iyo myanda isohoke. Niba uruka hato na hato utazi ikibiteye, nyaboneka ukwiye kujya kwa muganga kugira ngo umenye neza ikibitera. Inshuti bakunzi bacu, reka mbibutse ko atari ngombwa ko ibimenyetso byose icumi ubibona. Mu gihe ubonye kimwe muri bino bimenyetso, ni ngombwa kugana kwa muganga bakagusuzuma impyiko hakiri kare ndetse n'izindi ndwara mbere y'uko zangirika cyangwa se biteza ibindi byago bikomeye umubiri wawe. Reka tubashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho kuri iyi nshuro twareberaga hamwe ibimenyetso 10 byakwereka ko impyiko zawe zirwaye. Bityo mu kiganiro cy'ubutaha tubararitse kuzabaganiriza ku bintu 7 biri ku isonga ukwiye kwirinda kuko byangiza impyiko zawe. Reka mbisubiremo, ubutaha tubararitse kuzabaganiriza ku bintu 7 biri ku isonga ukwiye kwirinda kuko biri ku isonga mu kwangiza impyiko zawe. Reka dusoze mbashimira kubana natwe, ariko mbibutse ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi buzatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose kuri Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ushobora kandi kudusangiza igitekerezo muri comment ku nkuru tubasangiza, ugakanda like ndetse ugasakaza ubutumwa ukora share, ubisangiza inshuti ndetse n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu.
ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, naho njye mwabanye nitwa Mizero Crispin. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kugira ubuzima buzira umuze. Impyiko ni ingenzi cyane ku mikorere myiza y'umubiri wa muntu kuko zifasha mu gusukura amaraso, kwinjiza imyunyungugu mu mubiri, kuringaniza acide mu maraso no kwikiza imyanda n'ubundi burozi biba mu mubiri. Ni kenshi ujya wumva ngo runaka akeneye guhindurirwa impyiko kuko izo yari afite zangiritse, nyamara kugira ngo impyiko zangirike zihagarike gukora burundu bisaba igihe kirekire kugira ngo bigaragare, kuko burya impyiko zishobora gukora zifashishije 20% y'ubushobozi bwazo bwose. Ibi ni ukuvuga ko bisaba igihe kirekire kugira ngo ibimenyetso by'uko urwaye impyiko bigaragare kandi ko impyiko zahagaritse gukora burundu. Ibimenyetso byo kwangirika kw'impyiko bigaragara bigeze kure cyane kuko zangirika gahoro gahoro kugeza zitakaje ubushobozi burundu bwo gukora. Iyi ni nayo mpamvu ugomba kuzibungabunga neza kugira ngo zitangirika. Bityo hano twabateguriye ibintu 7 abantu benshi bakunda gukora kandi byangiza impyiko, nyamara kubyirinda byabafasha gukomeza kugira impyiko zikora neza. Reka dutangire ikiganiro mbasuhuza kandi mbashimira kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu nk'uko bisanzwe. Bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo bifuza kutubaza cyangwa kudusobanuza twandikire muri comment. Ariko kandi ntubyihererane, ukande like, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, naho njye mugiye kubana nitwa Mizero Crispin. Mbahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe ibintu 7 abantu benshi bakunda gukora kandi byangiza impyiko, nyamara kubyirinda byabafasha gukomeza kugira impyiko zikora neza. Icyambere, kutanywa amazi ahagije. Amazi ni ingenzi cyane ku buzima kuko burya impyiko zikenera amazi menshi kugira ngo zibashe gukora neza. Mu gihe utanywa amazi ahagije bishobora gutera uburozi bwinshi, toxin, kwirundira mu maraso, ahanini bitewe n'uko nta mazi ahagije agera ku mpyiko ngo zibashe kubusohora. Icya kabiri, kurya umunyu mwinshi ndetse n'isukari nyinshi cyane. Nubwo umubiri ukenera umunyu, sodium, kugira ngo ukore neza, gusa kurya umunyu mwinshi byongera ibyago byo kwangirika kw'impyiko bikanazamura umuvuduko w'amaraso. Ku munsi ntugomba kurenza 5 z'umunyu. Akanda gasubiramo kugira ngo mukumve neza. Ku munsi ntugomba kurenza 5 z'umunyu. Ikindi kandi abantu bafata isukari nyinshi byongera ibyago cyane byo kugira proteine mu nkari, kandi proteine mu nkari ni ikimenyetso cy'uko impyiko zawe zangiritse. Gusa iyo ubimenye hakiri kare ibi bishobora kuvurwa. Icya gatatu, gufunga inkari kenshi kandi igihe kinini. Gufunga inkari biremerera cyane impyiko bikanazangiza. Kuzifunga kenshi buri gihe byongera ibyago byo kuba wazana utubuye mu mpyiko, kidney stones, cyangwa se zikangirika burundu, kidney failure. Bityo rero ni byiza ko igihe ushakiye kwihagarika ukwiye guhita ujyayo udatinze cyane. Icya kane, kunywa inzoga bikabije. Inzoga nubwo zemewe kandi ushobora kuzisanga ahantu hose, ariko burya ni uburozi bukomeye ku mwijima n'impyiko. Igihe uzinyweye ku rugero rwo hejuru, kuba wanywa agacupa kamwe cyangwa ikirahuri kimwe bitewe n'imyemerere yawe mu gihe runaka ntacyo byangiza, ariko kunywa nyinshi cyane wangiza bikomeye impyiko zawe. Icya gatanu, kudasinzira bihagije. Gusinzira neza bihagije ntibifasha umubiri wawe gusa kuruhuka, ahubwo birinda n'impyiko kwangirika. Agahu kazo kiyuburura ari uko wasinziriye neza. Mu gihe utasinziriye bihagije bishobora kwangiza izi ngingo kuko birumvikana utabashije kuruhuka ntago agahu kabasha nako kwiyuburura. Icya gatandatu, kubura imyunyungugu na vitamins mu mubiri wawe. Ifunguro rikungahaye ku mbuto n'imboga ni ingenzi cyane ku mikorere myiza y'impyiko zawe n'umubiri wawe muri rusange.
Magnesium na vitamine B6 ni byiza cyane mu kugabanya ibyago byo kugira utubuye mu mpyiko twa kidney stones. Utu tubuye dushobora guterwa no kubura iyi vitamine ndetse n'imyunyungugu. Icya karindwi, kurya proteine nyinshi zikomoka ku matungo. Kurya ibibonekamo proteine nyinshi nk'inyama z'umutuku byongerera cyane akazi impyiko. Uko izi proteine ziyongera bivuze ko impyiko zihabwa nazo akazi kenshi ko gukora kandi gakomeye, bikaba byaziteza kwangirika burundu cyangwa se kudakora neza. Ese wowe twabanye turebera hamwe ibintu 7 abantu benshi bakunda gukora kandi byangiza impyiko, nyamara kubyirinda byabafasha gukomeza kugira impyiko zikora neza? Muri ibi byose usanze wowe ukora ibihe cyane? Niba hari icyo ubonyemo, nyaboneka nicyo gihe kugira ngo ubireke ubundi utangire kubungabunga ubuzima bwawe. Reka tubashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho twabaganirizaga ku bintu 7 abantu benshi bakunda gukora kandi byangiza impyiko, nyamara kubyirinda byafasha gukomeza kugira impyiko zikora neza. Reka dusoze mbashimira kubana natwe, ariko mbibutse ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo nanjye nkunze kugira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo bifuza kutubaza cyangwa kudusobanuza twandikire muri comments. Ariko kandi ntubyihererane, ukande like, ukore na share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Nge nari Mizero Crispin. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kugira ubuzima buzira umuze.